twigire ku nkuru yacu ya RGB isohotse kano kanya ni nshyashya benshi ntekereza ko ibagezeho mutabizi ni iri ku rukuta rwa RGB ni kuri X kuri X yabo banditse ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ni urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB Rwanda Governance Board bambuye uburenganzira bwo gukora impuzamatorero bambuye uburenganzira buvaho barabubambuye ubwo ntacyo bafite. RGB yambuye uburenganzira ubwo ni nk'ubuzima gatozi mu ministries bavuga uburenganzira ntabwo ari ubuzima gatozi. Ubuzima gatozi ubwo ni amakoperative ni ibigo none se reka mbanze nkubaze uburenganzira bwo gukora impuzamatorero Grace mu ministries. Umugabo wa Pastor Julienne Kabanda yitwa Pastor Kabanda Stanley. Byarangiye bivugwa yuko hari n'abakristu bari bamaze kwiguye cyangwa se sinavuga kwigumura bari baravuye mu yandi ma ministeri barimo bakajya muri ministeri yo kwande yo kwa Julienne. Tubaye ikaze rero abakurikiye ukuri kutavuzwe tugiye kuba tuganira ku cyemezo kigeze kano kanya cya Grace Room ni ministry cyangwa se minisiteri y'ivugabutumwa ya Apostle Julienne Kabanda akaba ari umukozi w'Imana ukunzwe cyane mu Rwanda yuza za arena mu masaha make cyane inshuro 2-5 ariko ndi kumwe na Emmy Nyawe. Reka nanjye gwikaze kuri YouTube channel yanyu kandi yanyu nk'abanyarwanda muri rusange ni Emmy Nyawe Empire. Yesu wizuye we Yesu mana nyagasani mana yanjye yo pundi nta hantu wambonera umwenda w'umwe kugira ngo nukuri kw'Imana kubera yuko ikintu cyarangaga uru rusengero rw'uyu mubyeyi ni imyenda y'imyeru. None se ntabwo ubizi wowe? None se hari aho bagiye hari aho bagiye ariko none se bururumva biba bimeze neza. Icyari umweru gihindutse umukara nukuri kw'Imana. Yego icyari umweru gihindutse umukara ariko reka muvuze nyama ibi bintu si mwavuga ngo turi mu minsi ya nyuma. Oya nta minsi ya nyuma yahemye yahozeho minsi ya nyuma ni ryari none se ubu ngubu urambwira yuko ariko twebwe urabona nk'ahantu turi gukorana n'umweru ubwo abakristu bajyaga muri la ministeri ntacyo turajya tubakira ariko hari uburyo nk'ubu ngubu bushoboka urabiko umugabo afite itorero bashobora kujya gusengerayo. Urabizi ko umugabo afite church afite church ariko kuba yamba ubuzima gatozi tunabirebe ntago bivuga yuko bataterana kuri Zoom baterana kuri live ya YouTube baterana mu buryo bundi gusa ntibashobora guterana mu buryo buri physical cyangwa basanzwe bateranira kubera kuba bamba ubuzima gatozi turashinabirebe nyine ni senior pastor Pastor Julienne Kabirigi Kabanda yitwa Kabirigi ni Kabiri papa niko yitwa papa yitwaga Kabirigi umwangize ngo warunkanze umugore mu iterambere ubwo rero ni amakuru ataramara n'amasaha menshi rwose ni inkuru itaramara n'iminota 30 niyo mpamvu tuba nibwo bakishyiraho niyo mpamvu tuba tuvuze ngo reka tubabwire ukuri nyako ni ukuri kuzuye ukuri kutigeze kuvugwa no kuri Emmy Nyawe Empire ni YouTube channel ariko reka ngwikaze kuri channel yanyu kandi ubwo ngo haye ikaze kuri kutavuze meze neza cyane. None se waje gute kuri YouTube ukava kuri hariya warusanzwe? Reka rero nkubwire gukorera abantu biravuna kandi ugasanga n'amafaranga baguhemba kenshi niwe wayabahaye bikaba ngombwa none se ndabeshye bikaba baguhemba ibintu utinjije bijya baguhemba ibitinjiye. Oya si ibitinjiye burya amafaranga abantu tubahereza nabo niyo baduha. bivuze ngo gukora kunguka kaguhemba amafaranga n'ubundi yawe wakinjirije ku byawe niyo aguhembamo ntago aguhemba muyi aguhemba mu yawe. Ariko nanone kuba utari wujuje wenda ubushobozi bwo kuvuga ngo ugiye gukora ibintu byawe bigatuma ukorera abandi ariko akagozi karacitse arigekana kuvuka ngo ruzuri ingobyi cyane kubera ko ugomba kubanza ukareba niba wabasha kwikorera bigakora no utabishobora ugakomeza ugakorera abandi kugeza igihe uboneye ubushobozi. Ariko nanone hari n'igihe ushaka kuba ukunda gukorera abandi kurusha kwikorera udafata risk. Ari igihe gufata risk nanone ni byiza ari igihe nanone icyo ubona uwo wari utegereje mu baboss warakibonye. Urugero
urugero wari utegereje iki muri aho wari uri? Aho naciye hose icyo nari negerejemo gukuramo ibikorwa bifatika. Icyo ni icya mbere no kuba n'abantu bakumenya uri kubyumva. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu noneho ikindi gikorwa cya mbere cya nyacyo ni ukwiga uko ibintu bikorwa n'uko ushobora kuba wakora ibintu kugira ngo ugere ku byawe. Kandi warabibonye? Kandi narabibonye. Imana ishimwe. Kuki wayise se Eminyawe Empire? Eminyawe niryo zina rubanda banziho. Iryo zina rero rigomba kuntunga. Iryo zina rigomba kuntunga rwose, ryamara kuntunga nanjye ngatunga n'abandi. Nibyo byiza cyane. Ubwo rero YouTube channel ahubwo bari gutumbaza ngo imirongo migari. Oyabaretse. Kuki wongeyeho Empire? Ishaka kunyumvisha. Impamvu nongeyeho Empire nasanze abonakoreye bose bari abami kuri ngewe. Urugero ntabyo urugero impamvu buryo iyo umuntu akuyobora hari n'ibyo bari kukwigisha, washaka gukora icyo akakubwira ngo genda ngo ca aha ngaha akakwereka aho ugomba guca kandi wakagombye guca kugira ngo inzira zawe zigende neza. Rero bikaba ngombwa yuko uwo muntu akuyobora, icyo gihe uba uri mu bwami bwe. Ubwami bwe. Empire se suzi icyo bivuze? Empire ni ubwami. Ni ubwami. Ubwami bw'abami. Ubwami bw'abami. Rero ngewe navuye mu bami. Njya mu bwami bw'abami. Ubu ndi umwami uri mu bwami bwe. Burimo bande se? Burimo ngewe Eminyawe, uri kubyumva, bukabamo wowe, bukabamo abanyarwanda bose muri rusange bakunda ibikorwa byanjye. Bo ni abami. Ni abami rwose, ni abami banjye. Ukaba umwami w'abami. Ngewe nkaba oya, bo ni abami b'abami, ngewe nkaba umwami. Nkaho ariko ngende umugaragu wabo. Ndi umugaragu w'abakurikirana Eminyawe Empire, kandi nizere yuko kandi urakoze cyane no kwemera yuko tunaganira, kandi nishimiye no kuba umpaye ikaze iwawe. Nawe wakoze cyane kuza kukuri kutavuzwe. Kuri kutavuzwe kumva gute se? Ukuri kutavuzwe se? Si nka kumwe yagavuga se? Kuba kutaravuzwe. Ariko urabizi ko guhari. Ariko nawe shaba harahari byinshi bitavuze. Reka nkubwire rero punditse, uru ruganda tubamo rw'imyidagaduro. Nuzajya ubona umuntu nka Punditi yicaka akubwira ngo iki kintu nje kukivuga, wikwita ku byo Punditi yavuze. Ita kuri Punditi, ntugende gutere komantire uvuge ngo wowe warasaze, musange mu gikari, kubera ko bya bintu yemeye kubishyira hanze. Numusanga mu gikari aranabiguha inbox akubwire ngo dore ibintu navuze ni ibi ngibi, aho kugira ngo umutere amabuye, kuko abantu ntabwo barashaka kumenya ukuri bro. Kandi uru ruganda harimo ibintu byinshi biteye ubwo wowe ushobora kuzana ukicara ukavuga, abantu bakavuga ngo ese ibintu biba ubu se ntabwo watunguye kumva ko gafaranga yakubitaga neta akamwaka ku ngufu, yamujwiburaga akamukubita. So kuri kutavuzwe se biri hano nabishyizeho. Si wabishyizeho, si wabivuze? Nanjye yo nabiboneye. Ejo bundi nibwo nabonye nabwo ukuri kundi kutavuzwe, nubwo cano niko yitwa. Ariko nijoro nari ndi gukurikirana ikiganiro ya Gopondati yakoze. Ntabwo wari uzi ko se ngo Muyango ngo ari mu Kigali? Muyango ngo ari mu Kigali. Ikihe? Ngo cy'abandi bantu. Nyine bande? Abo nyine wabonye yago yavuze. Ntabwo acyumvishe? Nagiye gukora content y'imanza za Moses na Meya wafunguwe, wahoze ari Meya. Yafunguwe? Meya Ntazindayirazi. Uriya wa Nyanza? Ubushoreke bwari bumukozeho. Nari ntarabasha kujya ku mbuga nkoranyambaga ngo ndebe kuko mama ngomba gutanga kuri kutavuzwe. Numvishije ibintu. None se we wabyumvishe Muyango ari mu kihe Kigali? Ari mu Kigali cy'ubuzima bwe. Nyine ntabwo ndi gusobanukirwa. Kigali haba hari abantu bakigutwara mu Kigali. Erega hari ikintu abantu bitiranya, uri kubyumva. Hari igihe umuntu ubona ko nahinduye ingendo, nahinduye imyitwarire, wowe ugatekereza ko kubera kuri kumbonana na Punditi, kubera ko Punditi ari inshuti yanjye, ukumva ko ndi kugendera nyine mu Kigali cya Punditi. Uri kubyumva. Rimwe na rimwe hari igihe abantu bitiranya ibintu Punditi. Ntabwo kuba uyu munsi Punditi warakoze YouTube channel yitwa ukuri kutavuzwe bivugwa yuko ngo kubera ko ugendana cyangwa ugendana n'abandi bantu bivuze yuko ngo wowe uri mu Kigali. Uri kubyumva. Burya umuntu wese, burya umugabo wabyaye, umugore wabyaye, cyangwa umukobwa wabyaye n'umusore wabyaye, uwo muntu biragoye yuko ushobora kumufata mu mutware mu Kigali kuko umuntu aba afite ubwenge. Sibyo? Aba afite ubwenge. Wa muntu babasha gusaba indezo cyangwa akamenya gutanga indezo, uwo muntu nta Kigali aba ari. Ntacyo. Nese ubu reka nkubaza, Muyango n'umwana ku buryo bamufata ngo bamutware mu Kigali? Ni mukuruje imyaka y'ubukure, ari umubyeyi yarubatse.
none se cyakora saba yakihitiyemo si yubatse neza none se ni gute umuntu ashobora gushingira ku ndi muntu njye numvisha abantu bavuga ngo Muyango yaraseye oya Muyango barubatse ameze neza urugo rwe rumeze neza ni nka paradizo urugo rwe ni paradizo n'abarutera amacumu ahubwo ni setting y'ubuzima bw'umuntu kera Dumba kiri i Kigali mu minsi ishize igihe yazaga nyine akabona n'iki kimusubiza hakurya iriya basabye bakamufasha hari muri Canada biba byemeye gufata ariko ikarita yawe ugafata inguzanyo ukazayishyura none se yashyize mu ndaya oya ariko reka murabona nasubize Dumba Muzafara amafaranga yaramushiranye ntabwo wibuka aza akajya kubi Kanombe ndabizi kuko najyaga njya kumureba abi Kanombe bikarangira avuye i Kanombe agiye mu nkengero z'umujyi buri ntabwo mwamenya amakuru neza cyangwa ubwo ni ukuryoshya inkuru iriya nzu yabagamo ku Kamonyi niye buriya iriya nzu wayikinamo filime inzu wakoramo nka studio inzu wabamo nk'ukwezi utarasohoka iriya nzu yabanagamo na bafifiriya na banuza na batonari Dumba yashaka kubaka ubwami ariko ashaka kubyubaka akurikije uko abona imyidagaduro mu Rwanda adafite plan yubakitse cyangwa adafite aba consultant bazamwira kuko bigomba gukorwa we ibimurimo byose ashaka kubishyira mu bikorwa kandi muri business ntabwo bibaho ubu ngubu ntabwo ibintu ntekereza byose kuvuga naza nkumvuge ku kuri kutavuzwe vugamo duke nka 1%. Yego icyenda n'icyenda nkayibika yego yashakaga gufata iriya nyubako agashyiramo Fifiraye Tonality Nadia uramuzi Nadia ndamubona bavugaga ko ari umugore we Kizibi uramuzi uramuzi Claude wahoze uri cameraman n'uwo cameraman Kizibi director Kizibi ndamureba yego ubwo ni bane agashyiramo n'umukozi none bakabaho Kizibi yari kujya shootinga video zabo yaba amafilime yaba indirimbo kandi arizo yashutinze bagakora umuziki baraho urumva n'ubwami nyine niyo projet yari ihari ntabwo nzi icyabuze ubanza bamwe muri abo ngabo byarijaguye mu mutwe nta cyabuze eregura uruganda rw'umuziki ruragoye ntabwo rugwe kwara barubasha nyine hari abarubasha abafite imbaraga n'abafite agatuza ko gukubitwaho uko gukubitwa ingoma uri kubyumva kuko nimba wumva nimba nka Dumba yaraje kuko Dumba yagize umumaro munini uri kubyumva aracyana ufite mu ruganda rw'imyidagaduro hano mu Rwanda kuko ni umugabo umuntu witwa Dumba n'umuntu ukwiye kubahwa pe serious akwiye nyine indabo ze rimwe na rimwe nuko iyo tuvuze ngo dushimire umuntu hari umuntu uhita uvuga ngo kubera ko ngo Dumba ngo ari muri Canada ngo yakandiye ngo punditi ngo yakandiye minyawe uri kubyumva ariko ntabwo ari uko bimeze umuntu witwa Dumba yagize uruhare rukomeye mu myidagaduro nyarwanda mwabyanga mwabyemera umuntu witwa Dumba yatumye aba Bruce Melody muri za Nigeria babamenye sibyo se ntabwo ari byo kubera yuko buriya advertising indirimbo ikubona abantu barenze umwe oya ariko Dumba afite uruhare rwo kuba ya promoting indirimbo mu gihe ayipostinze cyangwa nyirayo akamwishyura kuko abikora nk'akazi rimwe na rimwe akabikora nka support iyo atayipromotinze ikagerayo ntabwo ari wayigejejemo iyo ayipromotinze kuko amadashboard yaba Instagram yaba TikTok yaba n'izindi mbuga nkoranyambaga ze afitemo ibihugu bimureba birimo East Africa Tanzania Uganda, Burundi, Rwanda, Kenya na za Nigeria nkuko bivuze ahubwo abanyanigeria baranamishyura kugira promoting indirimbo zabo. Rero umuhanzi bakoranye hari abantu bamenye iyo ndirimbo kubera ko bagiye gusohokinga TikTok cyangwa Instagram ya Dumba. Ariko ntabwo ngo Bruce Melody ngo ageze ku isoko rya Nigeria kubera Dumba. Ariko nawe uri kumva ariko afitemo percentages ariko nini none se sari yigeze kugeramo umwanya munini kuruta uwo Bruce Melody yagezemo muri Nigeria mu ruganda oya nk'umupromoter w'imiziki none se ubu nta muhanzi watumye wowe nta muhanzi Dumba yatumye umenya urugero oya nakari ndi kukubaza ntawe umenya mukuye kuri Dumba oya ubwo rero nta kintu yabakora oya ntabwo uri kubyumva neza ni ukuvuga ngo nimba ufashe ya mpano ugafata indirimbo ze ukajya postinga indirimbo buri munsi ukazipostinga abantu bakazireba ntabwo bivuze ngo ibitangazamakuru byano ntabwo biri gukina indirimbo ze cyangwa twebwe wa DJ ntituri gukina indirimbo ze ngo abantu bazimenye binavuze ko abandi nk'abari kuzandika bivuze ko abantu bandi bari ahubwo hari isi cyashya arimo araguha wafite ariko bivuze ko ya mpano hari abandi bantu barimo baragenda bafata ibihangano bye bakabiha abanyarwanda kuri radio televiziyo imbuga nkoranyambaga abandika kuri za website abadija mu bubari uko ifasha indirimbo kayidija abantu bakayivibinga bakayikunda bagafata ama challenge
ntabwo ari uko uyivanye kuri Instagram Yego. kuko wumva ufite vibes nyine. Rero uruhare rwe ni ugupromotinga bya bihangano byamugezeho yishyuwe cyangwa ari ubushake bwe ku bandi bantu bashyashya. Uruhare ni uko ababloga bakora nyine. Reka twigire ku nkuru yacu ya RGB isohotse kano kanya, ni nshyashya abenshi ntekereza ko ibagezeho mutabizi. Ni iri ku rukuta rwa RGB, ni kuri X, kuri X yabo. Banditse ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB, Rwanda Governance Board, bambuye uburenganzira bwo gukora impuzamatorero. Oya gato, bambuye uburenganzira buvaho, barabubambuye. ubwo ntacyo bafite. RGB yambuye uburenganzira, ubwo ni nk'ubuzima gatozi ministries. Bavuga uburenganzira ntabwo ari ubuzima gatozi. Ubuzima gatozi ubwo ni amakoperative, ni ibigo. None se reka mbanze nkubaze, uburenganzira bwo gukora impuzamatorero Grace Ministries. Uriya Grace Ministries ni impuzamatorero. Yego. Turaje dusoma itangazo ryabo neza. Dore nanjye hano ndarifite. Urarifite mu Kinyarwanda? Yego. Ubwo nawe urahita urishyira mu Cyongereza, noneho no mu Gifaransa uraza kugira ngo abantu babimenye. Ubwo ngiye kujya mvuga umurongo wo mu Kinyarwanda nawe ushyire mu Cyongereza. Cyane rwose. Niko bigiye kugenda. Niko ubutabire bimeze. Yego. Niko ubutabire bimeze. Ni itangazo biranditse ngo itangazo. Mu Cyongereza ni ngiki? Kanze ndigereho. Mu Cyongereza. Cyane reka nze ndigereho neza cyane. Rigereho. Iravuga ngo mu gihe ukiri kurigeraho ni itangazo public notice. Kigali kuwa 10 Gicurasi 2025. Kigali 10th May 2025. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB, Rwanda Governance Board, ruramenyesha abantu bose ko wish to inform the general public that has revoked the legal personality of Grace Room as an interdenominational ministry. Rwambuye icyemezo cy'ubuzima gatozi Grace Room nka ministeri y'ihuriro n'indi miryango kubera kutubahiriza ibikubiye mu itegeko rigenga imitunganyirize n'imikorere by'imiryango ishingiye ku myemerere mu Rwanda. Due to its failure to comply with laws governing the organization and the functioning of faith-based organizations. Grace Room yakunze gukora ibikorwa bijyanye no gusenga, has been engaging in prayer-related activities. Bikaba bihabanye n'ibikorwa ndetse n'intego z'iyi ministeri that are inconsistent with its stated mission as interdenominational ministry. Nk'uko bigaragara mu mategeko nshingiro yayo. Komeza. Imiryango yose yanditswe na RGB isabwa. All organizations registered under the RGB are legally required. Igomba kugaragaza imiryango yose yanditswe na RGB isabwa gukora ibikorwa bijyanye n'itegeko ryazo. Required to operate strictly within the boundaries of their approved mission and must ensure that all practices and activities are consistent with the objectivity submitted at the time of registration. Ikagenzurwa neza ko ibikorwa byayo byose bijyanye n'itegeko nyamukuru ryagaragajwe. Deviation from these parameters result in administrative sanctions. Mu gihe cy'iyandikwa gukora ibikorwa binyuranye ni ibyasabiwe uburenganzira bituma hafatwa ibihano byo mu rwego rw'ubutegetsi harimo no kwamburwa icyangombwa cy'iyandikwa cyangwa cy'ubuzima gatozi igihe bibaye ngombwa, including revocation of legal status where warranted. The Rwanda Governance Board reminds all faith-based organizations of their obligation to uphold the integrity of their legal personality and to comply fully with all applicable laws, regulations, and guidelines. Continued oversight and enforcement to be applied to ensure accountability and lawful
conduct within the sector. And urwego rw'igihugu urw'imiyoborere ruributsa imiryango yose ishingiye ku myemerere ko igomba guha agaciro icyangombwa cy'ubuzima gatozi yahawe no gukurikiza ibiteganywa n'itegeko ndetse n'amabwiriza bigenga iyi miryango. Igikorwa cyo kugenzurwa ko amategeko n'amabwiriza byubahirizwa kikazakomeza mu urwego rwo guteza imbere umuco wo kubazwa inshingano no gukurikiza amategeko mu miryango ishingiye ku myemerere. Umusozo. Yego, nanjye nasoje end. Yego. Ibi bintu bije nyuma yaho hirya no hino mu gihugu ubona yuko umumama witwa Mignone gusaje witwa Julienne Kabanda ubona yuko yari amaze kwigarurira imitima ya bamwe mu bakristo. Mu 2018 nibwo Pasteur Julienne Kabanda yeretswe cyangwa se yabonye iyerekwa ryo gushinga iyi Grace Room Ministries. Ubwo ni ministeri burasi n'itorero, ni ministeri ubwo ni nk'impuzamatorero. Matorero bivuze ngo we ntago afite itorero tunagira abandi bakristo bajya gusengera mu nsengero zabo aho babatirijwe aho bafite bari babarizwa nyuma noneho bakaza guhurira muri Grace Room bagaterana bagasenga itangaza bikaba bagaterana bagasenga kandi ibyo birasanzwe n'ubundi. Yego. Noneho rero 2018 nibwo yabonye iyerekwa ari mubwira ko agomba gutangiza ministry cyase ministeri yo gusenga yiyogeza butumwa. Yari afite intego y'uko mu myaka ngo azaba amaze guhindura abantu miliyoni 2 ariko ubuzire hafi nkurikije uburyo ariko yarari muri move nziza. Mu minsi yashize rero yafataga abakristo basengera muri Grace Room bakajya gusengera muri BK Arena bambaye imyeru nkuko atangiye bivuga. Buriya afite amateka yanditse yo kuba yavugaga ngo ejo dufite amateraniro liste zigahita zuzura arena ikabiruzuye nta matangazo yatanze nta kuvuga ngo agiye ku radio y'amateleviziyo ntaki ari ukwera yuko nyine gusa yapostinze ngo ejo cyangwa akabwira abakristo ati ejo tuzaterana bakabwira abandi hakaba haruzuye. Mpamvu nk'eshatu mbona abantu bakunda Julienne Kabanda ya mbere nuko ibyifuzo bajya gushaka babibona uko mu kwemera buriya iyo ugiye gusenga ahantu ibyo ushaka ukabibona usubirayo. Cya kabiri abantu muri no minsi bafite ubukene barananiwe mu mutwe ubushomeri ni mbega abantu bajyayo erega reka mubwire none se uyu munsi se ujya kumva umuntu nakubwiye ngo nashinga gute YouTube sibyo kubera kabona ko we pundite ari cyo kintu uri gukura muri YouTube none nawe akifuza yuko ibyo bintu ari buze ariko reka mubwire aya madini cyangwa aya ma ministeri ubu haraba hasigaye hangahe nyine arahari ariko azwi ukavuga ngo iyi ministeri ndayizi si ya Mignone isigaye se yego izwi ikora kandi ubona ko ibikorwa ariko urebye uyu Julienne urebye nubwo na Mignone arakora ariko urebye muvoma nkuko wabigarutseho uwitwa uyu mubyeyi yari afite yariteye ubwoba kandi wabonaga gusa gutera ubwoba kundi n'abandi banyamatorero urabizereka n'abanyamadini bagirana amashyari wa mugabo. Ishyari muri Bibiliya riranditsemo ndaza kubigusomera ufitemo imibare n'ibimenyetso ishuro ryanditsemo sibyo ugasanga ahubwo ngewe harimo n'abantu bari gukomantinga ati wenda ni bamwe mu bantu bari bafite ama ministeri bashobora kuba barakoze ubugenzuzi bakamenya ko ibi bihari bakamutanga kubera ko nekereza ko uyu mumama izi miliyoni 2 yasabaga cyangwa se yavuga kuko nubona inshuro amaze kujyamo hara muri BK Arena ni inshuro zingahe ni nyinshi nureba kuri YouTube abantu bamukurikira live kuri YouTube kuntu bangana ushobora gusanga aramaze kugera muri kimwe cya kangahe cy'ibyo yiyemeje gukora siko bimeze rero kuri Mignone ku bakristo muri rusange sinavuga ngo igikuba gicitse cyangwa ni n'igihombo igihari nuko RGB niyo yakoze ubugenzuzi ntago ari umuntu ufite ministeri runaka cyangwa ngo wenda ngo umugenzi we ngo niki kugira ngo rero umuntu yaguhereka se ntiyaguhereka. Icya mbere nuko RGB ntago ikorera mu gitsure cy'umuntu cyangwa kwa k'umuntu irigenga mu mikorere yayo ikagenzura imiryango itegamiye kuri leta ikagenzura amadini n'amatorero ikagenzura ama NGOs ikagenzura n'izo za association bivuze ngo bo bananditse imwe yatangaza basomye ko bakoze ubugenzuzi basanga hari ibiri gukorwa bitandukanye n'ibyo bakiye ubuzima gatozi cyangwa se uburenganzira bwo gukora nk'umuryango w'imyemerere
rero hataza kugira abantu babijyanisha bavuga ngo hari umuntu wamugamba ntawe kuko muri ino tangazo nta birimo dukoresha imibare n'ibimenyetso twe kureba ibintu byo kuri social media kuko washida ukuri kugwa mu cyaha cyangwa uri kugwa mu gusebya umuntu ishyari rero birimo muri biriya baravuga ngo mbese abakristo bagombye kugira ishyari mbese ishyari ni umuco abakristo bagombye kugira nyine umuco w'ishyari reka ndebe ko ibintu uri gusoma ari byo nibyo muri biriya mu Bakorinto ba mbere umutwe wa 13 umurongo wa 4 ushobora no kujya mu murongo wa 14 no mu kuva birimo kuva igice cya 34 umurongo wa 14 Abefeso umutwe wa 5 umurongo wa 2 yego bakwereka yuko ishyari rihari ishyari rirahari kandi urabizi ko dufashe urugero na Bibiliya itanga urugero nyinshi cyane itanga urugero rw'ishyari nyinshi na Yakobo yibye umugisha Yakobo ni Yosefu hari wibye umugisha ndumva ari we umugisha wa bene se wa bene Kayini yishabere kubera iki kubera ishyari none se si biri bitubwira Yago yahunze kubera iki abamugiriye ishyari uri kumva ishyari rira mu buzima bwose ribamo Bakorinto 5 ahantu hose bavugamo amashyari bivuze iki rero njyewe mbona kuri minyoni Imana nimfasha cyangwa se Imana idufashije kumukristo umuntu ufite urukundo arihangana Bakorinto igice cya mbere umurongo wa 13 kugeza ku wa 4 umuntu ufite urukundo arihangana ntagira ishyari neza umuntu ufite urukundo ntagira ishyari yego yirarira kandi ntiyiyemera bivuze ngo udafite urukundo wakwirarira ukagira n'ishyari shaka undi rero mu kuvaranse ngo ntukanamire indi mana ntukunamire indi mana iyo ugiye kunamira amafaranga ugiye kujya ku Imana nayo ikugirira ishyari iyo ugiye uhuye ntawe kugira ishyari wowe ubwawe uba wamaze kwikuza mu mutwe wawe iyo ugiye gushaka amafaranga ukareka Imana ukajya kunamira Imana se yo si igufuhira Imana ntabwo igira ishyari erega Imana irafuha erega Imana iragufuhira Paul buriya iyo urambitse umuntu hariya urambitse akana sibyo ukabomora Imana igira ishyari kubera ko Imana impamvu ikugirira ishyari uba ugiye mu byidashaka uba wagiye kwa Satani indi mana kuko Yehova ashaka ko umuntu amwiyegurira akamukorera wenyine Imana nishaka umuntu ko ayiyegurira akayikora wenyine icyo Imana ishaka urumva ko ishyari twaryumishije reka abantu banze bakurikira ibi ngibi ndetse nimba none se n'abakristo basengeraga muri iriya Grace Room bagiye guteranira hehe ese Julienne araza kugabanya ziriya nshuro yateranaga muri arena araza kugenza gute njyewe kuri Julienne n'ubundi nk'uko wabivuze umugabo we asanzwe afite urusengero yego sibyo ahubwo icyo kigiye kubaho ntibakoreshe fundraising uri kubyumva cyangwa se bajye muri banki basaba amafaranga bubaka urusengero runini rungana nka BK Arena bajye bahora bateraniramo ari urusengero rwabo kugira ngo n'abakristo babakundaga bababone kandi abakristo nekereza ko babatera inkunga kandi bigakunda kubera yuko Julienne Kabanda ndabyibuka nsengera muri Assemblée de Dieu yajyaga aza gutanga ubutumwa Assemblée de Dieu ni kwa mama Christina kwa Pastor Gatabazi Kimihurura muri ubwo nyine nahakubwiye ni hano Kimihurura kuri headquarter ni urusengero bose bagiye n'ubundi bomokerega ku nsengero za ADPR na za Kiliziya n'abayisilamu bose bakaza gushaka indonye mu baturage uri kubyumva none se bara bose si batura umugabo wa Pastor Julienne Kabanda yitwa Pastor Kabanda Stanley n'umupasiteri akaba ayobora itorero ryitwa Jubilee Revival Assembly ubwo rero icyari Grace Room Ministry gihinduke nyine bahite bakorera mu rusengero kuko ubu ngubu ikintu kirimo n'ubundi waza kwa aho Julienne hose ari yabwirije hakuzuye njye rero nicyo gitekerezo nari mbahaye nibubaka urusengero rugari n'ubundi iriya Jubilee umugabo ayobora nawe n'umuyobozi wayo biroroshye cyane ko abahasengera ngo tunabahaye amakuru bazajya bajya muri iriya n'ubundi ukorerwa na Kabanda Stanley na Julienne Kabanda aha n'ubundi byatangiye muri 2008 3 z'ukwa 6 2008 umva ko imaze igihe ibyo rero bakoraga niyo batabyita ministries ikaguma ari urusengero n'ubundi uwakunze Julienne ntago yamukunze kubera ko ngo ari muri ministeri oya yamukundiye ivugabutumwa nekereza ko ahubwo abakristo mutagakwiye gucika intege ahubwo mushime n'Imana mushobora gusanga hari iby'Imana irokoye bijyanyu
ahubwo kugira ngo iri torero ry'uyu mubyeyi ry'uyu mugabo n'umugore we Julienne Kabanda noneho ribe ryabasha kwaguka, ntiribe noneho ari minisiteri, riba ari itorero noneho rigari. kuko ubona ko muri za Uganda ayo matorero arahari manini, ujya za Tanzania arahari, ujya muri za Kenya barahari, ujya muri Nigeria barahari, natwe ariko arahari Gitwaza nawe arahari, natwe arahari nyiriraguka. Ugasanga rero oya nitujya hano mu Rwanda urasanga hano mu Rwanda aragutse, ariko nujya kureba umuntu wari wagutse mu buryo bwirukanse, kuko hari n'abakristo bivugwa ko bavaga kwa ba Gitwaza, bivugwa yuko reka noneho n'ubundi ministeri yagize bayifunze, ariko ibayibonye ibyangombwa yakomeza igakora na Minyoni arakora. Use Minyoni nari gukora sakora bisafite ministeri, iyo ministeri irakora. Ni ukuvuga ngo bivugwa yuko hari n'abakristo bavaga birahagaze, bivugwa yuko hari n'abakristo bari bamaze kwiguye cyangwa se sinavuga kwigumura, bari baravuye mu yandi ma ministeri barimo bakajya muri ministeri yo kwande yo kwa Julienne. Buretse nyine nta kintu bitwaye, ahubwo ubu ngubu umuntu ajya gushaka ibyo yari yarabuze, umuntu ajya gushaka ibyo yari yarabuze, aricyo kivuga ko uyu mumama koko yari afite umuhamagaro. Noneho bakoresha rero umurongo wo mu Balewi, ubwo ni teme wowe rwa rusengero rw'umugabo we nawe bayobora ari babiri, bakoresha umurongo wo mu Balewi 25:8. Reka mbirebe mbyisomere. Abalewi 25 umurongo wa 8 aravuga ngo uwo mwaka ujye babera uwa yubile, kuko n'undi bigisha cyane cyane avuga ngo yubile uwo mwaka wa karindwi wo kuraza ihinga. 25 umurongo wa 8 reka mbare hongera ngo usome ku murongo wa 8 urebe uko nanditse. Kandi ujye haranditse ngo kandi ujye ubara amasabato y'imyaka 7, imyaka 7 karindwi, iminsi uzamara izabe amasabato 7 y'imyaka, ariyo myaka 49. Reka rero tunagaragaze igihombo mu buryo bw'ubucuruzi guhagarika ino Grace Rumugize, kuko iyo bakodesheje arena ni amafaranga bagiye mu isanduku y'igihugu. Icya kabiri haba ibyo kurya n'ibyo kunywa, iriya myenda badodesha n'amafaranga umudozi abaho, ariko ngiriya myenda bayidoderaga muri atelier yo kwa Julienne. Icya gatatu ibyo byose uyidoda atunga umuryango. Turebe ku munyarwanda nyine niyo yabi idodeye kwa Julienne, uwayidoda wese aho yayiguze n'uwayidoze atunga umuryango, atunze umuryango, yavuga ko yambuwe. Yego, umuntu ahombye akazi. Arena iyo habayemo ibitane nka kuriya haba harimo abantu na polisi ihombye akazi, polisi bihari, abawusa, abacuzamo ibyo kurya, yego, n'abandi abakora printing design, yego, baba bahombye, abadekorateri baba bahagarika ibi biterane bya Julienne Kabanda muri arena ni igihombo ku mafaranga ku gihugu, kuko amafaranga ajyaga mu isanduku ya leta. Ariko nanone ntabwo igihugu kirebera ngo twebwe turahomba kandi umuntu ari gukora ibinyuranyije n'amategeko. Urundi ruhande kuko amategeko aba agomba kubahirizwa. Ariko nanone nkibaza ni gute ku muntu nka Julienne Kabanda, nanone reka kukaza tujye tukibaza, tujye dukomora icyo dukome n'ingasi. Hari umuntu ushobora kuvuga ngo ni ngibi bintu ngo ni amabuye ya Satani, ngo Satani ngo arimo aratera umurimo w'Imana amabuye, ngo Satani ngo yigaragambije, ngo yazuye imisatsi yo hepfo no hejuru, ngo urumva ngo ari kurwanya ngo umurimo w'Imana ngo mu Rwanda ngo bimeze gutya. Oya, Imana nayo ntabwo ikorera mu kavuyo. Ndabesha nibyo. Imana nayo ikunda ibintu biri ku murongo. Imana ntabwo ikunda ibintu bitari ku murongo. Ikintu kiri ku murongo ni Imana yishimira. Sibyo? Yego. Ariko rero buriya punditi ntabwo Imana yishimira iri mu kajagari. Reka nkwereke kugira ngo inkuru ibe yuzuye. Twashatse umuyobozi, nimero y'umuyobozi wa RGB, ntabwo ari kwitaba Julienne, ntabwo ari kwitaba telefone, namwandikiye. Julienne RGB nta kintu kindi. None se RGB ashaka kwibaza iki kandi itangazo risobanutse? Ni icyo ushaka kubaza nyuma y'uko itangazo riri mu kinyarwanda? Yewe inkubiri yo gufunga amadini n'amatorero n'amaminisitiri, ibyo byarabaye. Uretse mu ndavuga kuri ino tangazo ni kidasobanutse. Kubwa Julienne wubwe ku giti cye asaba RGB niki yari yabasabye gukora? Nivuga butumwa, ariko ntago yari yasabye gukora ibiterane bitandukanye n'ibyo yanditse n'ibiri mu. None se ibiterane n'ubundi ari gukora, reka tubari yuko ari ibiterane ari gukora ibiterane bitandukanye n'ibyo ari gukora. N'ubundi bitabaye Grace Room agakora bira kandi agahamagara abantu muri church ariko. Oya, none se gutumiza abantu ntago byemeye? Rimwe kabiri gatatu nta mpamvu ugaragaza.
Iyo mpamvu se ni umurimo w'Imana kuriya ni ukwagura ubwami bw'Imana mu gihugu. Ni ukuvuga rero uburyo byanditse no mu Kinyarwanda byanditse neza, usengeye muri church yawe ntawaza ngo guhagarika, kuko Kiliziya Gatolika reka ngo urugero nko kuri Saint Michel bagira misa ya mu gitondo bakagira saa 4 nimugoroba, saa 3 ko batarabahagarika. Kwa Gitwaza bagira ayo materaniro. Tugiye mu Islamu basara 5 ku munsi. Ikibazo no gusenga basara 5 ku munsi ko batari bahagarika. Ikibazo ngo wasabye uburenganzira bwo gusenga, ariko noneho ugiye gufata ibiterane nibyo ugiye guhita ushyira imbere. Nicyo birasobanutse cyane. Reka ubwo mbe mbaseze kugira ngo tubanze tunabwire abanyarwanda bamenye ayo makuru. Ibindi turagaruka mu kanya cyane. Reka tubashimire, Imana ikomeze kubarinda abakurikirana ukuri kutavuzwe n'abakurikirana Emi Nyawe Empire. Amwese dukomeze kubashimira, by'umwihariko abasengera mu rusengero rwa Grace Room Ministries. Mukomeze ubwo kwihangana, musenga Imana, mwegera Imana. Ni umwanya mwiza wo kwegera Imana ibashurire byanyabyo byo Emi Nyawe Empire.